Soma Bibiliya. Soma Bibiliya ni ikiganiro mutegurirwa kandi mugiye kugezwaho na Evangelize Le Monde TV. Ikiganiro kije mu rwego rwo gufasha abasomyi ba Bibiliya cyangwa abandi bantu bose bagize icyifuzo n'igitekerezo cyo gusoma ijambo ry'Imana ariko ntibabashe kugera ku iyo ntego. Ushobora kuba warayisomye ukayigeza hagati, ushobora kuba warabitekereje kuyisoma ariko ukabura umwanya. Hari impamvu nyinshi zigiye zigaragazwa n'abantu bakavuga ko gusoma Bibiliya ijambo ry'Imana ngo babashe guhitura no kurangiza ibitabo birigize byabananiye. Uyu munsi ntiyakwiye kuba impamvu cyangwa urwitwazo rwatuma udasoma ijambo ry'Imana. Evangelize Le Monde TV twabatekerejeho ku bakunzi bacu aho muherereye impande enye zigize isi. Tugiye kujya tubana namwe mu kiganiro Soma Bibiliya. Mu gihe cy'umwaka umwe tuzaba turangije gusoma ijambo ry'Imana. Ndakwifuriza kutazacikwa n'iki kiganiro Soma Bibiliya. Shalom shalom. Bakunzi b'ikiganiro Soma Bibiliya. Uyu munsi turakomereza mu gitabo cy'abacamanza aho turi busome igice cya 19 ndetse n'igice cya 20. Abacamanza igice cya 19. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ibyabaye ku Mulewi n'umugore we. Muri iyo minsi nta mwami Abisirayeli bari bafite, nuko hariho Umulewi wasuhukiye mu gihugu cyo hirya y'imisozi miremire ya Efurayimu ashaka umugore i Betelehemu y'i Buyuda. Bukeye umugore we aramuhararuka akajya asambana, arahukana ajya kwa se Betelehemu y'i Buyuda amara y'amezi 4. Bukeye umugabo we arahaguruka aramukurikira ari kumwe n'umugaragu we n'indogobe 2, amubwiriza ineza kugira ngo amucyure. Nuko umugore amujyana mu nzu ya se. Sebukwe amubonye amusanganira yishima. Nuko sebukwe se wo mukobwa aramusibya amarana nawe iminsi 3. Bararya baranywa bararayo. Ariko ku munsi wa 4 bazinduka mu gitondo kare, nuko uwo mugabo arahaguruka ngo agende. Se wo mukobwa abwira umukwe we ati, enda agatsima usegura umutima mubone kugenda. Nuko baricara baranywa barasangira. Se wo mukobwa abwira umukwe we ati, ndakwinginze rara hano iri joro unezerwe. Uwo mugabo arahaguruka ngo agende, ariko sebukwe aramwinginga ngo yongere kurara. Ku munsi wa 3 azinduka mu gitondo kare ngo agende. Se wo mukobwa aravuga ati, ndakwinginze tuza twiriranwe tugeze aho bwira. Nuko barasangira. Umunsi ukuze uwo mugabo ahagurukana n'umugore we n'umugaragu we ngo bagende. Sebukwe se w'uwo mukobwa aramubwira ati, dore burije, ndabinginze murare hano ijoro riragoye. Rara hano unezerwe maze mu gitondo cya kare uzatahe. Ariko uwo mugabo ntiyemera kurara. Arahaguruka arigaba agenda ahateganye n'i Yebusi, ariyo Yerusalemu. Yari afite indogobe 2 ziriho amatandiko. Umugore we nawe bari kumwe. Bagera i Yebusi umunsi ukuze. Nuko umugaragu abwira shebuja ati, ndakwinginze ngwino dukebereze aha tujye gucumbika muri uyu mudugudu w'Abayebusi. Ariko shebuja aramubwira ati, ntituri bukebereze mu mudugudu w'abanyamahanga utari w'Abisirayeli, ahubwo twambuke dufate i Gibeya. Maze abwira umugaragu we ati, ngwino twegere umudugudu umwe muri iyo, turare i Gibeya cyangwa i Rama. Nuko barakomeza baragenda, izuba ribarengeraho bageze bugufi bw'i Gibeya y'Ababenyamini. Bakeberezaho bajya gucumbika i Gibeya. Agezeho yicara mu nzira y'igihogere cy'umudugudu kuko ari ntawemeye kubacumbikira. Nuko muri uwo mugoroba haza umusaza uvuye mu murima aho yakoraga. Yari umunyagihugu cy'imisozi miremire ya Efurayimu wasuhukiye i Gibeya, ariko bene uwo mudugudu bari Ababenyamini. Yubura amaso ye abona umugenzi mu nzira y'igihogere cy'umudugudu. Uwo musaza aramubaza ati, urava he ukajya he? Aramusubiza ati, turava i Betelehemu y'i Buyuda tukajya mu gihugu cyo hirya y'imisozi miremire ya Efurayimu. Niyo naturutse njye i Betelehemu y'i Buyuda. None ndajya mu nzu y'Uwiteka kandi nta muntu wanyaciriye ngo anjyane iwe. Ariko dufite inganagano n'ibyo kurya by'indogobe zacu, kandi hariho umutsima no vino byakumazanya n'umuja wawe n'umuhungu uri hamwe n'abagaragu bawe. Ntacyo dukennye. Uwo musaza aravuga ati, shyitsa umutima mu nda kandi ibyo ukennye byose aba ari njye bibazwa, ariko mwe kurara mu nzira.
nuko abashyira mu rugo rwe, agaburira indogobe z'uwo mugabo, boga ibirenge maze bararya baranywa. Nuko bakinezerewe haza abanyamudugudu b'ibigoryi bagota inzu impande zose, bakomanga ku rugi bavugana n'uwo musaza nyir'urugo bati, sohora uwo mugabo winjiye mu wawe kugira ngo tumumenye. Uwo mugabo nyir'urugo arasohoka arababwira ati, reka bene data ndabinginze mwe gukora icyaha gisa gityo. Ubwo uyu mugabo yinjiye mu nzu yanjye, mwe kugira ubupfu bungana butyo. Dore nguyu umukobwa wanjye w'inkumi n'umugore w'uyu mugabo, abo nibo nsohora, namwe mubonone mubagire uko mushaka. Ariko uyu mugabo mwe kumugirira iby'isoni nke bene ibyo. Ariko abo bagabo banga kumwumvira. Nuko uwo mushyitsi afata umugore we aramubazanira, baramumenya, baramwonona bakesha ijoro. Umuseke utambitse baramurekura. Nuko mu museke uwo mugore aragaruka agwa ku muryango w'inzu y'uwo musaza aho shebuja yari acumbitse burinda buke. Nuko shebuja abyuka mu gitondo akingura urugi rw'inzu asohoka ngo agende. Nuko asanga uwo mugore acuze umurambo ku muryango, intoki ze ziri mu irebe ry'umuryango. Aramubwira ati, haguruka tugende. Ariko ntiyakoma. Aherako aramuterura amushyira ku ndogobe ye, nuko uwo mugabo aherako arataha. Ageze iwe ashyira intumbi y'umugore we mu nzu, yenda icyuma amucagagura ingingo zose mo ibice 12, abyohereza mu bihugu bya Isirayeli byose. Nuko ababibonye bose baravuga bati, ibintu bimeze bitya ntabwo byigeze gukorwa cyangwa kuboneka uhereye munsi Abisirayeli baviriye muri Egiputa kugeza ubu. Nuko nimubitekereze, mubigire inama, mubivuge. Abacamanza igice cya 20. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Abisirayeli bitura Ababenyamini inabi bakoze. Maze Abisirayeli bose bava mu midugudu yabo bari mu iteraniro. Nuko iteraniro ryabo riteranira icyarimwe i Misipa imbere y'Uwiteka bavuye mu gihugu cyose, uhereye Dani ukageza i Berisheba, hamwe n'abo mu gihugu cy'i Galeyadi. Maze abatware b'abantu bose b'imiryango y'Abisirayeli bose biyerekanira mu iteraniro ry'ubwoko bw'Imana, abagabo 4,000 bigenza bitwaje inkota. Kandi Ababenyamini bari bumvise ko Abisirayeli bazamutse bagiye i Misipa. Nuko Abisirayeli barabaza bati, tubwire uko icyo cyaha cyakozwe. Umulewi umugabo w'umugore bishe arabasubiza ati, naringeze i Gibeya y'Ababenyamini ncumbikayo ndi kumwe n'umugore wanjye. Maze nijoro ab'i Gibeya barantera bagota inzu narimo, bashakaga kunyica ubwanjye, kandi umugore wanjye baramwonona arapfa. Ndamuzana mucagaguramo ibice, mperako mbyohereza mu gihugu cyose cya gakondo y'Abisirayeli, kuko bakoze icyaha cy'ubusambanyi kandi kizira mu Isirayeli. Mwa Bisirayeli mwese mwe, nimwuzuze inama muvuge icyo muzakora. Abantu bose baherako bahagurukira icyarimwe baravuga bati, nta muntu n'umwe muri twe uzinjira mu ihema rye cyangwa uzataha mu rugo rwe, ahubwo tuzagira ab'i Gibeya tuhatere uko ubufindo butweretse. Kandi tuzatoranya abagabo 10 mu bantu 100 tubakuye imiryango yose y'Abisirayeli, kandi dutore 100 mu bantu 1000 n'igihumbi mu bantu inzovu bo kwikorera amahanga y'ingabo, kugira ngo nibagera i Gibeya y'Ababenyamini babiture inabo y'ubupfu bakoze mu Isirayeli bwose. Nuko Abisirayeli bose bateranira kurwanya uwo mudugudu bahuje umutima, baba nk'umuntu umwe. Maze imiryango y'Abisirayeli ituma abantu mu muryango wa Benyamini hose, barababaza bati, icyo cyaha cyabonetse muri mwe ni iki? Noneho nimuduhe abo bagabo b'ibigoryi bari i Gibeya, tubice dukure icyaha muri Isirayeli. Ariko Ababenyamini banga kumvira Abisirayeli bene wabo. Nuko Ababenyamini bavuye mu midugudu yabo biteraniriza i Gibeya ngo bajye kurwana n'Abisirayeli. Maze uwo munsi babara Ababenyamini bavuye mu midugudu yabo, abagabo bitwaje inkota inzovu 2,600 udashyize abaturage b'i Gibeya, abagabo 700 batoranije. Kandi muri abo bantu bose harimo abagabo batoranijwe 700 batwarira imoso. Umuntu wese muri bo yashoboraga kurekura umuhumetso, ntabe yahusha n'agasatsi atagahamije. Abisirayeli babazwe bari abagabo bitwaje inkota inzovu 4, Ababenyamini batarimo. Abo bose bari ingabo. Nuko Abisirayeli barahaguruka bajya i Beteli, bagisha Imana inama barabaza bati, ninde uzatubanziriza kurwana n'Ababenyamini? Uwiteka arabasubiza ati, Abayuda nibo bazabanzayo. Maze Abisirayeli bibatura mu gitondo bagandika hafi y'i Gibeya. Nuko Abisirayeli batera Ababenyamini birema ingambi i Gibeya ngo babarwanye. Maze uwo munsi Ababenyamini bava i Gibeya batikiza Abisirayeli, bahasiga imirambo inzovu 2,200. Ariko abantu ba Isirayeli bisubiramo bongera kwirema ingamba aho bari baziremeye ubwa mbere. Abisirayeli barazamuka barira imbere y'Uwiteka kugeza nimugoroba. Babaza Uwiteka bati, twongere kurwana n'Ababenyamini bene wacu? Uwiteka arabasubiza ati, nimwongere mubatere.
maze ku munsi wa kabiri abisirayeli bongera kwegera ababenyamini, nuko uwo munsi ababenyamini barabatera, bongera kohereza abantu basiga imirambo inzovu imwe n'ibihumbi 8. aba bose bari ingabo zitwaje inkota. Nuko ingabo za Isirayeli zose n'abantu bose barazamuka bajya i Beteli, bicara imbere y'Uwiteka barira. Begereza uwo munsi ubusa bageza nimugoroba, kandi batambira imbere y'Uwiteka ibitambo byoswa n'ibitambo by'ishimwe yuko bari amahoro. Maze abisirayeli bagisha Uwiteka inama. Kandi muri iyo minsi isanduku y'isezerano ry'Uwiteka yari ihari, na Finehasi mwene Eleyazari mwene Aroni niwe wahagararaga imbere yayo. Maze abisirayeli baza Uwiteka baravuga bati, twongere kujya kurwana n'ababenyamini bene wacu kandi, cyangwa se turekeraho? Uwiteka aravuga ati, mubatere kuko ejo nzababagabiza mukabanesha. Nuko abisirayeli bashyira abantu mu bico impande zose z'i Gibeya. Nuko ku munsi wa gatatu abisirayeli batera ababenyamini, birema i Gibeya nk'ubwa mbere. Ababenyamini babonye abisirayeli barabasanganira, barabashukashuka ngo bave mu mudugudu, batangira gutsinda abantu babica nk'ubwa mbere. Babicira mu mirima, mu nzira y'igihogere ry'i Beteli no mu nzira y'i Gibeya. Muri Isirayeli hapfa abantu nka 30. Ababenyamini baravuga bati, turabanesheje nk'ubwa mbere. Nuko abisirayeli bose bava aho bari birema ingamba i Balitamari, ariko abisirayeli bari mu bico babyuka aho bari i Maregeba. Nuko haza abantu inzovu imwe, batoranyijwe abisirayeli bose batera i Gibeya, baravungagurana cyane, ariko ababenyamini bari batazi ko ibyago bibari bugufi. Uwiteka atsinda ababenyamini imbere y'abisirayeli, maze uwo munsi abisirayeli boreza ababenyamini inzovu 2,500, kandi abo bose bari ingabo zitwaje intwaro. Nuko ababenyamini bakeka ko abisirayeli baneshejwe, kuko abisirayeli bashukashukaga ababenyamini basubira inyuma, kuko bari biringiye abo bari bashyize mu bico bugufi bw'i Gibeya. Nuko abaciye igico bahuta gusakiza i Gibeya, bajya imbere barimbuza umudugudu wose inkota. Abisirayeli bose bari basezeranye ikimenyetso n'abaciye igico yuko bazacana ikome, umwotsi ugatumbagira mu mudugudu nk'igicu. Nuko abisirayeli biyegura mu ntambara, maze ababenyamini batangira kubakubita inkota, bica mu bisirayeli abantu nka 30, kuko bibwiraga ko banesheje nko muri ya ntambara ya mbere. Ariko umwotsi utangiye gutumbagira mu mudugudu nk'igicu, ababenyamini barakebuka, babona umudugudu wose ugurumana, umwotsi utumbagira mu kirere. Nuko abisirayeli barabahindukirana, ababenyamini barumirwa, kuko babonye ibyago bibagezaho. Nuko baha abisirayeli ibitugu, barombereza inzira yose ijya mu butayu. Ariko ingabo zibarya isataburenge, kandi zivuye mu mudugudu ziboreka hagati muri iyo nzira. Maze bagota ababenyamini barabirukana, babaribatira aho bashakaga kuruhukira, babageza ahateganye n'i Gibeya iburasirazuba. Hapfa ababenyamini inzovu imwe n'ibihumbi 8. abo bose bari abantu b'intwari. Muri ba bandi bahaye abisirayeli ibitugu, bagahungira mu nzira ijya mu butayu kugira ngo bagere ku gitare cya Rimoni. Babicamo abantu 5,000, babatsotsobera mu nzira z'ibihogere, bakomeza kubarya isataburenge, babageza i Gidomu, bicirayo abandi 2,000. Nuko abapfuye uwo munsi bose bo mu babenyamini bari abantu bitwaje inkota inzovu 2,500. abo bose bari intwari. Mu bari bahungiye mu butayu abantu 600 bagera ku gitare cya Rimoni, bamara y'amezi 4. Abisirayeli bahindurana mu babenyamini, bicisha inkota abo mu mudugudu bose n'amatungo, batsemba n'ibintu byabo, kandi imidugudu basangaga barayitwika yose. Uwiteka akomeze kuduhana umugisha. Amen.